turabasuhuje muherereye impande n'impande z'igihugu amajyepfo amajyaruguru ndetse n'uburengera bwabo. Turasuhuza abarwayi bari mu bitaro, abari mu ngo zabo, abafite ibibazo bitandukanye ndetse n'ababuze ibyo kurya. Imana ibacira inzira byose bikemuke. Turasuhuza n'abari hanze y'igihugu rero, Imana ikomeze kuba turindira. Imana ikomeze kuba turindira. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi twabazaniye abanyeshuri, ndagira ngo dukurikirane ibiganiro bagirana na mwarimu ndetse nabo ubwabo. Murakoze. Mwana ingamba mwazikajije ngane pe mwana y'inkoni myiza ni yose niyo bisa n'ukuri siko ni nka zitakikubita turaza kuvuga ngo wowe kano nanditse nuze kutwibagirwa we n'ubu ako murakurikiye turakurikiye Kunumva muri kubweja ngo yamaze turekora icyari turi kumubona sundi nukumugwa munganara abasibye se yasibye intebe narayijyana intebe yari yicaye iri nanjye mbe nyicayeho nanjye utaragiye nigishirije nanjye mba nkeneye guca akaboye siko nabigishije Tubigiye wamugana wigishije ugomba no kuzikana dutera story aho nanjye no mugira ariko ifoto se twigeze kuyiga hora turi kwiga umwana kuvuga n'ahana nyura twabonye kanyura ibyo ntabwo tubyibuka ahubwo wowe wabitwibutsa nyine ukatubwira ko nyumvire se mwigira kwibagirwa ko yego umuntu afite ibintu byinshi byo harya muri mwebwe abantu biga kuru ni banje nanjye ndayiga mwese murayiga muma y'ukwezi dore rero kwapfuye ko wagamagara ababyeyi twena kuvuga ngo nyine nagira ngo mubateguze ngenda aza kubahamagara turaza kubabwira nyine ako hagati aho wowe gusigara ndagushaka ikintu nshaka ko tuganiraho cyerekeranye no mu isomo nabonye ariko se aha ni mu isoko cyangwa ufite ikihe kibazo kose urifata njye ni mu ishuri ngiye mugakora ikiganiro mwebwe oya impamvu tuteho ko manje ukahita ugatoramo umwe ngo abari usigarana nabo hari ukuntu wabatabyumva hari ukuntu abatabyumva no kuvuga ngo kumusobanura neza se no kumujyana ku ruhande mwe wamusobanurira natwe tukumva tuza sababwiye hari ikintu abatumva Jemba ngomba kugira ngo musobanurire mwe murabizi nk'ubu ngubu rero mwe mwayamboye amakaye uyu nguyu yayibumbye usemana nk'ubu ngubu ureba nk'uyu nguyu yabimugikaye mwe mwayabumboye usemana nta kimwe mwamwe ari utwo bakigomba kumenya none se niba yari yabyize twe tukaba tukiri kubyiga nyene tukumva twe tutarabifata abana Ruva basigaye munondagira hoye oya mubona ngenga n'imyaka namwe ako tica nawe gishira mu gaciro maritse gushogosa bambwira uyu ni nawe mwana ngira wubaha nawamenye ko tuvugana naho rero ibyo byo kuvuga ngo namusigaranye birumvikana cyangwa ngo byumvikana birumvikana kari kose se wowe ko mbona utari kwandika umukoro naguhaye wowe tinasoje ngo mu gitondo muraza munyereka ngo mwahosoje ariko buriyo mugezi wanyu musubiramo amasomo koretide nzajya mbagwaho Mubo ngo uyo mutashye mu bagara abavyeyi banyu. Iyo twabonye akanya nyine nibwo dukora swaje. Babonye uri mu biki nkaho. Tugire nk'ibintu burimo. Kabiso wakwigisha mwebwe. Kugira munyibutse. Bebe rero kana kwa turi kuri topic. Twari turi kwiga kubidukikije. Murabyemeranwa? Akamaro k'ibidukikije. Aho korara rwose ega ni naye mukuru rero ntabwo turi bwaze kujya kure yayo kuko tumaze kuyigarukaho
turebe uburyo nyine twafatamo neza ibidukikije. Mwe ntabwo muri kubyumva? Ngaho tubwire nk'ukuntu twafata neza ibidukikije. Ibidukikije tugomba kubyitaho kubera ko bidufitiye akamaro kanini, biduha umwuka duhumeka, bigatuma n'ikirere cyacu kiba cyiza kurushaho. Wowe ntabwo wamwunganira? Nanjye ikintu namwunganiraho bituma tubona aho twisanzurira. Ushatse wazajya ureka ko Nta bintu byo kwigora byo kwikompeka. Mwiga murekera ariko atananye nari mfite inkuru nyinshi nshaka kukubwira. sije Umushinga mushyashya afite bana yumva cyagiye ntabwo nababwiye, naratashye cyagiye mvuye ku ishuri rero nsanga umuhungu ku muhanda no aramagarika arambaza ngo yitware mu bwato noneho nyine arambaza ati ngo wampaye nimero yawe y'umuhanda ukuntu turara tuvugana kuri telefone ubwo iki mani njye mfite umusheri cyane arakurika yitwa Blaise gusa yakwita kurusha iwanjye. Akora iki? Mbwira nawe. Akora iki se turatumaze mu akora mekanike mani urumva amafaranga bari nayo ngomba kuzajya mukoraho ayo kugura nyine ibikoresho byawe. Ako ngo nawe uramufite? Ubwo gihe tumaranye n'igihe ariho se si ibintu bizwi. Ahubwo mareke mbibwire. Mama nimugoroba yaje. Muzi ibintu yanzaniye. Umva. Se kuki mutajya ababyeyi bameze nk'uwanjye ho? Yakuzaniye iki? Yanguriye inkweto. Nzajya kwambara utu. Arebe yanjye Base yansaziye kutazanye ngo tuzirebe. Nyine banye natrangura sock pe. Arazingurira umunsi. Rero niki se ngiye umushire wanjye azangurira ngomba kumukura ay'inkweto ay'imyenda. Uravuga mama wawe asabwa zikugura izirenze zakuguriye Ko ndumva mwese mushyushye. abaje byanya wowe Ego kubaje ibyacu. Ntabwo utwara mwarimu kajya kuri kuvuga ibyo ngibyo byanyu. Nawe natucase. Ntabwo ari cyanga. ni gose wapi we ndumva ari amanota uzajya yabonera ubuntu utanayakoreye nyine se amafaranga umushakaho. Ngiye mureke mbabwiye none ngewe umushiri wanjye mu rugo mbasaba ubushye bakabinyima no muzamu dufite mu rugo nimugoroba musaba namubwira ati ntuze kubibwira ababyeyi no nkurira igipangu nkagenda nkamureba mbaza ngo tujyaye muri boate nagaruka nanone umuzamu ngongera nkamuhatipa ubundi akamfungura nkasira mu buriri mu rugo niba nabimenye. Mbese umunsi babimenye. Bazabwirwa n'iki se nuko yakibanyu bagukanira tata. ngo babazi ko ngo najya mu mico mibi nishora mu biyobyabwenge kandi ntabwo nabikora. Nase wajya muri boate nabyo. Surumva byabura Gusa ntabwo mubikora. turabikora Nibaze. ntabwo byabura nese shiri wawe ugomba kumushimisha nyine ku buryo nawe agumya agwa amafaranga yose ushaka Gusa gwahanga. avesha umushiri wanjye ari Nese Akubona ukaba umwana. Shira mukundira yuko agwa amafaranga cyangwa ari byose byose. udafite ikofi no gusa ubu Nimukaba abana ariko. Ubwo urabaza ngo umuhangahe. Ubwo we nta muntu ufite wagwa amafaranga. mureke Wenda baba bahari ariko ntabwo ari shira biga ntabwo ari ngombwa ngo umukure kuko uba umukunda sibyo? Ko mwege ndumva bikaze ndahana. ashara umwana ibyo bitekerezo biracyari by'abana nuko ubona buri kimwe cyose iwanyu bakiguha hari ibyo ukeneye ku ruhande Vuga ngo barabiguha ariko nyine ngemba numva nyine ku ruhare rwanjye shira wanjye ntabwo namukura amafaranga kumva ako wenda abandi bo birumvikana utabakunda uba wayabakura nta kibazo ubwo gusa ubwo n'iki kadafite undi ku ruhande uyamukura wowe waraze kuyamukura uramwizera Wasanga ufite sherumu. ufite bangahe se? Nese se. Wasanga mufite sherumwe. Mbese shira umwe ntabwo aba ahagije. Ndetse ko nawe ngiye. niyo mpamvu twavuze ugaceceka nuko ari umurokore iwabo bakazibura Bira umukora Imana izabibabaza. Imana izava mu ijuru ize kureba ngiye yicaye. Tuzabibona. Yego. reka ntabwo bizaba kandi wamukora Imana izabibabaza. ubu wasanga kandi utakambara n'ipantaro. nawe yakambara bamuseke ahubwo yakamanura
Nagura n'icyumba nambaye. Reba. Rebera n'ukuri we buse nk'ijipo koko. Wenda nubwo mfite sheri umwe ko ntabwo bivuze ngo waba umurokore ugakabya ntabwo wakurikiza iwanyu. Nta n'umwe. Si byose. Basi se nta n'ugutereta. Ese umutima wawe urakora? Urakora. Ntabwo ukora. Akenshi se ikambabwira akenshi mba nibereye mu rusengero. Twagiye gusenga. Ntabwo wabura no muri korali ukunda cyangwa ukunda. Ntabwo ubwo se wabona uwo mwanya. Nawe bose baba mu rusengero baba bihugiye. Baba bari gusenga. Shambo barakora kutujyanayo. Nakoze ndumi uzagenda wenyine. Nawe uzagenda wenyine ubwo se baje kumwangiza mu ruhe rusengero. Twebwe dusengera aho batuma no kwambara amakora amapantaro byose turabyemerera. Ntabwo nabivangamo. Mureke murokore umuzungu yaraba yabageza kuki arabura kuba yabonye umuntu ufite ikofi ngo akurangire kujya mu rusengero cyambere n'amafaranga. Ariko n'undi mwana nawe twamwumva nuko namwe murimo muravuga ngo mujya muri boîte none se gusenga urumva hari ikibazo kirimo. Nta kibazo kibirimo ni nabyiza turabikunda ariko se ku buryo utanajya n'umusheri n'umwe. Nanjye ubwo ndumwe atakangubwiye inshuti yanjye shaka uwukunda iyo ukunze ibintu byose birikora amafaranga urayabona ukigura icyo ukeneye. Ntabwo tukubujije gusenga wanasenga ariko ufite umushako ibaze kuryama nta muntu uguhamagaye ngo ijoro ryiza nawe ukoresha niyo wareka kuyambara nacyo wayambara gusa mu bwo bayabonye bahita bayaca nyine barabizi ko ukunda amajipo. Ikabugira inama si duturanye wowe bazagura amapantaro wabonye yakugurira yakugura ukajya uva iwanyu wambaye ijipo cyangwa icyo gikanzu cyanyu basanyira mu rugo nyaguye ipantaro na crop zikari byose inama niyo cyakoze inshuti ni wowe ni njere ese urumva inama njye atari nyamika. Inama ntabwo nayikurikiza kubera iki se kandi numva ari nziza. nanjye ndumva ari nziza. iyo nama ntabwo nayikurikiza niyo mwagira ute ahubwo mundeke niyigi mundeke. None se ubwo ngubwo reka hano ku ishuri uraje guhera mu gitondo urize kugeza saa 11 uratashye mu rugo ugiye gusenga gusa urumva ibyo bintu wabivamo basi udafite n'umuntu ukuganiriza basi ubwo se bahari mugo baranganiza nkanyuze. Mureke murokore ni nawe cyambarega amasengeri mu ishati ntabwo nabyeze ngo biki icyo bitwaye se nta kintu bimuhaye. Ni inshuti nk'iyi ngiyi. Ese papa yaba ari pasiteri mama ari umudiyakoni ubwo uri kumva n'abasaza banjye ni abadiyakoni. Ngatangaye ahantu ari kubura twasigajwe inyuma n'amateka rero. Yesu we inama yanyu ntabwo nayikurikiza niyo mwagira ute uri murokore tujye tumwita murokore ntacyo byantwara. Ukumva byakubera ubwo urumva ukeneye kugendana nawe ukareka niba mutaca kanari ariko icy'ingenzi ngomba gusenga ntabwo ibyo bintu by'amabuwate numvishe muvuga njye ntabwo nabijyamo. ubwo bibaye byiza sinazongera kubona tunigana kuko kugendana nakugira inama wanze ashaka indi ntebe yiwe mu ishuri tuvuye muri kuru yacu. mwewe mwamvamo nyine y'ikintu kibabangamiye muragihunga mwewe mwamvamo mukagera namo barambabangamiye gusa njyewe ntabwo mumbangamiye ntabwo nakwanga uko Imana yabaremye uko mutera ntabwo nabyanga ariko nyine ngomba kubagira inama kwira muri bo mutanga. Nanjye mba numiwe n'ukuri habe n'umusheri umuntu yazabivamo musheri se kumbara iki nta n'ipantaro basi iyo ugiye muri siporo wambara iki nese ubuzamenya icyo mama we yakurishije uziko nkayoberwa impamvu niyo tugiye muri siporo simujya mubibona yambara ipantaro ahubwo akarenzaho ijipo uziko ariyo masike narayobewe impamvu uziko ariyo mpamvu abishwe nabo abahungu bajya bamuseka baba babibonye impamvu urugo mu rugo turi abarokore. nese ubwo papa wazakwishakira we cyangwa basaza bawe bazakwishakira oya nzashakwa n'abandi ndetse muzahurira nabo tuzahurira mu rusengero ndetse mu rusengero abasore basenga barasenga bakagera mu mwuka bakanahanura. Abasore bo mu rusengero nta mafaranga baguha ni ukukubwira bibiliya n'impano yaguha yagenda akakugura igitabo cy'indirimbo na bibiliya
hari icyo bitwaye se ntacyo gihe byanjye tweba badana amapantaro amakeshi ikibazo utambaye amafaranga ngo ugiye kuma 200 icyo nanjye nakigurira shanjye nanarambiwe kuganira nawe ndumva nakigendera sigendera sigara cyonyine twe ntabwo dukeneye umuntu kugira by'amasengesho mbajya nawe Gahiga we. aha kasigaye ni ariko mbega abakobwa bera no kwiga bari mu bahungu bese bizabageza aha kanigire gusenga